Yesu umunsi wa none reka dutangire agakuru keza cyane. Inkubwire ngo tuzakabanemo kuva gatangiye kugeza karangiye. Aho dutangirana n'umugabo arimo aragira ukuntu yino yigenza. Ndetse n'umukobwa ariko aho ngaho hari undi mugore nawe urimo urahagera. Igake gake dore nuko nguko yarebye. Amaso, isoni ziramwica ibyo yaravuye kuba yahaha yabikubise hasi. Itayari dora bibereye mu byabo. Ibarahindukira bakamwitegereza umugore nawe yatangiye kuba yareba. Ibyo ari byo byose umugabo we arimo aramuca inyuma ku wundi mukobwa. Ubwo nuko nguko umugore yaje, ariko abari muri ibyo ngibyo ukabona ko nta bwoba bafite. Umugore yatangiye kuba yahamagara ati se sheri, ibi ni ibiki urimo urakora cyangwa se ibi bintu ni ibiki urimo urakora? Abandi ukabona ko nta bwoba, nta kibazo, ibintu byose bimeze neza. Dore abandi bagatangira ati watubonye. Umugabo nawe agatangira kuba yakambara, ariko umva ikibazo yatangiye kuba yabaza umugore. Ati se ahubwo kubera icyo utashye kare cyangwa se kubera iki ugarutse kare? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yabaza ati se ye, ibyo ni ibiki urimo urakora? Urabizi neza ko honi ndetse nanjye tumaze imyaka 3 dukundana, itunakoze n'ubukwe. Ni ukubera iki wakihutira kuba wajya ku mugabo wanjye cyangwa se kuba wanca inyuma? N'umugabo wanjye unyumvira. Umugore nawe ngaratangira kuba yatunganya uyu, aho yagatunganyije umugabo we agatangira kuba yamubaza ati se nta soni ufite? Nta soni ufite za bino bintu? Ubwo niko yagize umujinya atangira kuba yavuga ati niko ndakwica undi akamubwira ati we wanga uri mu biki? Ubwo umugabo yaraje ahita amukubita n'urushya amubwira ati wakigoryi we uva mu nzira. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati we wanga si yawe we, ndagira ngo mbe nakubwira ati icunge. Urakeka ko wowe uri umwarimu cyangwa se ugiye kuba watwigisha isomo by'ibintu twari turimo turakora? Iva ahangaha cyangwa se nongere ngo utimbure. Niba udashaka kuba wavangaha njye nagutimbura. Ubwo mugore niko yatangiye kuba yakibaza ati se ni umugabo wanjye urimo urankubita cyangwa? Ubwo undi agatangira kuba yabaza umugabo ati ni wowe urimo urankubita? Urimo urankubita kubera we cyangwa hari indi mpamvu irimo iratuma unkubita? Ubwo karashika nuko nguko nayo irimo irareba. Umugabo nawe akamubaza ati ni ukubera icyo ubwo urimo uribaza ibintu ndimo ndagukorera? Ibi ni ukugira ngo nkwigishe isomo, ahubwo bitarenze ibyo ngibyo ngenda ahita nkora divorce nawe, iba duhe gatanya. Ubwo nuko nguko umugore ibatangiye kuba bamubwira ko bagiye kuba bamuhereza gatanya, akamubwira ati ni ibiki ibi bintu urimo urakora? Ni ukubera icyo ushaka kuba wateza ibibazo hagati yanjye nawe? Ibi bintu ugamije iki wa mugabo we? Sheri ugamije iki? Ubwo yatangiye kuba yareba ye, akamubwira ati jiyawe niko jiyawe ariko we yihagarariye. Umugabo niwe urimo urarwana n'umugore we, agafata umugore akanaga hasi, agatembura akanaga hirya ndebera. Ubwo niko batangiye no kuba bakangiza ibintu byose birimo biraterwa nandi. Nihabara umugabo yazanye, ariko umugore yararebye nawe biramucanga. Ubwo hari abaje batangira kubahamagara ati niko wanga we, ikubera icyo urimo urasakuza ahangaha? Ibi ni ibiki wibereye muri murasakuza ibiki? Undi agatangira ati papa mama. Ubwo niko nyine ababyeyi b'umusore bahise bageraho ngo umukobwa nawe atangira kuba yahamagara ati papa mama. Umusore nawe ahagaze ari kumwe n'ihabara ryiwe. Ubwo umugore agatangira kuba yahamagara ati muri hano mu rugo rwose, muze murebe ibintu rwose hanga hongo yararimo arakora, yararimo aranca inyuma ahangaha, muze mubyirebera ibintu yararimo arakora. Abandi nabo bagatangira kuba bavuga ati none se ahubwo ibintu twagutumye guteka wabihishije? Unyumvire. N'ababyeyi b'iwabo w'umusore batangiye kuba bavuga ati rero iby'uwo musore cyangwa umuhungu wacu urimo uraguca inyuma, ibo byihoreye ntabwo twabyumvikanaho cyangwa se ntabwo turimo turabyumva. Jya kudutekera amagi twagutumye, ureke ibyo ngibyo. Umukobwa yabuze uwo arigira ndetse abura n'uwashinze icyaha. Ibintu byose yarebye nk'umwana wariye ibyo by'umwana, atangira kuba yamubwira ati imyaka 3 dukundana, twarakoze ubukwe. Hoya ngo imyaka 3 nyine dukora ubukwe cyangwa se twarakoze ubukwe, wangize umuntu w'impumyi, bituma ngushyingirwa cyangwa se wangize impumyi, bituma ngushyingirwa hejuru ya bino bintu byose. Ubwo niko nyine umugore yatangiye kuba yapfukama, nako yatangiye nyine kuba yareba, akareba ibintu byose birimo biraba nawe bikamucanga. Bagatangira kuba bamubwira ati we tuzi ibyo ngibyo bijyana hirya, byegezeyo. Ariko umugore yatangiye kuba yavuga ati nyumva neza, ibintu ngiye kuba nakubwira ndetse n'umuryango wawe wese uri hano, umuryango wawe wose uri hano kandi barimo barareba ibintu birimo birabera ahangaha. Nta muntu n'umwe urimo uranyitaho, nta n'umuntu n'umwe urimo uramvuganira, mwese mwantereranye. Undi aramubwira ati ziba. Urwo ni urushyi rwihuse.
urushyi rwihuse cyane akamubwira ati ahubwo umva nkubwire, hejuru yo kuba bakumva nta n'umuntu ukeneye kuba yakumva amahomvo yawe cyangwa se ubusa bwawe. Genda upakire ibintu byawe byose uhita uva hano mu nzu, uwo mungano ugende. Ubwo umugabo niko yahise anirukana n'umugore. Iwabo w'umusore barimo barabireba, umukobwa baramuzingishije. Umukobwa nawe nta kindi kintu yakora, yumvishije ibyo umugabo wamubwiye. Bamaranye imyaka 3 bakundana. Aramubwiye ati we fata ibyawe ugende. Umugore nuko nguko yasohotse, ikibuno mpamaguru, etayari ariko arimo aragenda aho ngaho hari abandi bantu cyangwa se hari undi muntu urimo urafungura imodoka y'umuduga mwiza cyane. Gake gake ubona ko ameze nk'aho ari ahantu arimo arashaka cyangwa se ahantu arimo arajya. Agatangira kuba yakibaza ati se saha ngaha ha hantu saha. Ubwo nyine niko yatangiye kuba yavuga ati tujye. Ubwo mugenzi we nyine akamubwira ati tugendeye kuri aderesi dufite aha kabaye ari aha ngaha cyangwa se ni aha ngaha. Ubwo abari aho ngaho nyine bafite aderesi cyangwa se ukuntu nyine ahantu barimo barajya naho bahabarangiye cyangwa se bafite ibintu byahabarangiye barimo baragenderamo. Bagatangira ati umukobwa ashobore kuba ari aha ngaho, umukobwa wa kwingi w'umukire cyangwa se wo mu muryango w'umukire ashobore kuba ari hano, yashimuswe imyaka 20 ishize. Ubwo rero yaravuze ati niba ari ibyo ibigiye kuba byarangira ibyo guhangayika. Ubwo barimo barashaka ngo umukobwa washimuswe hashize imyaka 20 ibara aho ngaho, dore ko wa mukobwa nawe yanyuzeho arigendera. Abandi nabo ngo bafite ahantu bagiye. Umukobwa nuko nguko niba ari n'umugore ariko nta mugore, ni umukobwa reka tumubarire nk'umukobwa kuko nta mwana tubonye asohokanye cyangwa se wari uri aho ngaho. Abandi nuko nguko bagiye n'umukobwa nawe agenda utyo etayari gake gake. Reka mbe nakwisabira akantu gato ya nshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umukobwa nuko nguko yatashye atangira kuba yavuga ati simbyumva ukuntu umugabo namusanganye n'undi mukobwa barimo barancinya. Umugore nyine yageze iwabo atangira kuba yabigaragariza mama we akanabibwira na musaza. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati ubundi umugabo wese uzi ubwenge ni gute yatinyuka kuba yaguca inyuma, niwe wananiranye wa kigoryi. Ubwo ni mama utangiye kuba yamutuka amubwira ati niwe wananiranye. Akamubwira ati se mama, ni gute watinyuka kuba wavuga ayo magambo cyangwa se gute watinyuka kuba wavuga gutyo? Ihongo nawe rwose ngiye nibajije impamvu adafite n'isoni y'ibintu yakoze, ahubwo nawe utangiye kuba wanyurira. Mama we nyine yatangiye kuba yamushyiraho amakosa akamubwira ati cicika aho ngaho wowe, ibi byose ni wowe, twari tuzi ngo ni amahirwe tugeze kuba washyingirwa mu muryango wa Zanga. Ihongo none reba ibintu byose ukoze kubera kuguca inyuma nibyo bigiye kuba byatera ikibazo. Ibyo ngibyo ntiwabyihanganira ariko ukaguma mu muryango w'abakire. Umubyeyi yikundira nyine utuntu tw'abakire. Ubwo na musaza we arimo arabyumva agatangira kuba yavuga ati we wakabaye waramutsindiye, ntago wakabaye urimo urarira aho ngaho ngo yaguciye inyuma nuko utamuhaza. Unyumvira akamubaza ati se mama, ibi bintu urimo urambwira urimo urabitekerezaho iki cyangwa se urimo urabyumva ute? Kuba wambwira bino bintu mama ati ndekura ibyo ndimo ndakubwira ni gute utarimo urabyumva? Ni gute urimo urakeka akajya gushaka undi muntu mwiza kukurusha? Nuko nyine wowe uba utamuhagije, wowe ntabwo ukora ibintu byose nk'uko aba bikeneye. Umukobwa unyumvire nyine ukuntu yatangiye kuba yakumva agatangira ati ni gute wakifata ukava mu muryango w'abakire nk'uko nguje hano mu ruguje kumara iki se, ikari we twari twiringiye? Umukecuru niko nyine yatangiye kuba yavuga ati niwe twaringiye, none urimo uraza udeta aho ngaho nguje kuba aha ngaha. Yaramubwiye ati gira vuba vuba asubirayo, ibyo byo ntabwo biri buze kuba byakunda. Ariko agatangira ati mama niba ibintu byanze rero nakabaye ngaruka hano. Undi akamubwira ati ugaruka hano kumara iki? Ubwo niko yise afata amazi ahita yamumenaho amubwira ati ariko ubuzi ko nta bwenge uzi uko wabuze ubwenge? Akamubwira ati ndakubwiye ati ikintu cyiza ubu ngubu nuko wahita usubirayo nonaha ukagenda, kuko ibyo ngibyo genda usubireyo. Atari yatekereza kuba yakora divorce nawe, ihute gira vuba vuba. Ihonga atari yatekereza kuba yakora divorce nawe, igira vuba vuba kuko uriya niwe muryango wenyine usigaranye. Ibyo urimo uratekereza byibagirwa. Undi agatangira ati se mama, urimo uribuka ko ndi umukobwa wawe cyangwa wabyibagiwe? Neza wagira ngo ntabwo urimo urabyibuka ko ndi umukobwa wawe? Ubwo musaza we agatangira ati mama, mushiki wanjye nanjye ubu ngubu rwose ibintu arimo aravuga cyangwa ibintu arimo araburana byancanze, niyo mpamvu ndimo ndikinira game.
musaza we nyine we yamuteye ishoti, arimo arikinira game ntashaka kumva ubuhomvu bwe cyangwa se ibintu arimo aravuga. Abandi bagatangira cyangwa se mama agatangira kuba yamubwira ati reba umuvandimwe wawe banza umwitegereze. Ibintu amaje kuba yageraho, amaje kuba yagera ku nzozi ziwe cyangwa se kugera ku bintu bimwe na bimwe, ariko uraho urimo araringaringa umaramara. Umuvandimwe wawe aramfasha cyane cyangwa se musaza wawe aramfasha, anyitayeho, naho wowe nukwirirwa uzundirira ngati ndatashye, uzanye iki sara amafaranga uzanye basi, urimo uraza uzana amarira ndayamaze icyangaha. Muri ino nzu urimo urabona nkeneye amarira, hari amarira nagusabye. Unyumvire nyine umugore yatangiye kuba yamubwira ati ngewe ikintu nshaka kuba nakumenyesha nuko hano urimo urarira atarimo urarira amarira ya mariage. Ubwo n'umuhungu agatangira ati mama rekera rwose uri mu bwaniriza ibintu nk'ibyo, niba ari uwumva ndabizi mushiki wanjye agiye kuba yahagarika bino bintu byo kwihuta, ahubwo nagenda dukorera ibintu by'ibiryo, nicyo kintu ashoboye. Nanyaruka agenda dukorera ibyo kurya, nta kindi kintu ashoboye. Umukobwa nyine harimo araririra hose, nta n'umwe ukeneye kuba yamwumva. Nawe nta kindi kintu yakoze usibye kuba yabyumva, hamwuririra ukabura n'umuntu n'umwe wakumva. Umukobwa nibyo bintu birimo biramubaho, yatangiye kuba yabura ikintu na kimwe yakora, ndetse n'icyo yavuga bamubwiye ngo genda akora ibyo kurya, tayari nawe yatangiye kuba yakibaza ati si ibi bintu ni ibya nyabyo cyangwa ndimo ndarengana. Ni hahandi utangira kuba wakibaza ati si ibi bintu koko ninjye birimo birabaho cyangwa n'abandi. Umukobwa yatangiye kuba yareba akavuga ati se koko ibi ni ibiki, dore ibi ni ibiki. Aka ni agaseri gashyashya cyane, ariko nizere ko karibuze kuba kabakora ku mutima, kakabashitura imitima, kakabazamurira emosiyo gake gake. Dore umukobwa nuko nguko nyine yakomeje akazi kiwe, cyangwa se nyine yaje gukora akazi kiwe nk'uko babimusabye. Dore umuhungu ndetse na mama we, dore bino nibyo bita ngo umwana, cyangwa se bimwe bavuga ati dore uyu ni uwa nyina, uyu musore nawe ni uwa nyina. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati none se urakeka kuko biriya bintu biri buze kuba byakora? Umukobwa nawe akabyumva agatangira atari kuko urimo uravugira hejuru, gabanya akariro. None se zanga hawe urakeka ko ari buze kuba yamutwara, cyangwa se urakeka ko ari bufata umwanya we akagaruka kuba yaza kuba yamureba? Niba yamufashe rero arimo aramuca inyuma, nawe ubwo rero ikintu agiye kuba yatekereza ni ugukora divorce. Rero ukumva ko mushiki wacu agiye kuba yareka ibintu byose agatorongera nyine, ubwo divorce ni igiye kuba yakurikira niba yatangiye kuba yamuca inyuma. Ubwo rero agatangira kuba yamubwira ati inzira rero ihari ni uko umukobwa yasubira mu biganza bye. Unyumvira umukobwa nyine ukuntu barimo baravuga ngo nasubire ku musore. Umukobwa dore nuko nguko yatangiye kuba yabyumva ibintu barimo baramuganiraho, ukamenya ko nyine umukobwa niwe wari utunze umuryango. Rero bose batangiye kuba bavuga ati ikintu kigomba kuba cyakorwa ni ugusubirayo umusore atari yapanga divorce, kandi umusore twumvishije divorce ari iri hafi. Abandi nabo bagatangira kuba bakungurirana ati mama njye ikintu ndimo ndatekereza ibintu none biri buze kuba byavugwa mu giturage. Baratangira bavuga ati ni umuryango w'ibigoryi, nibyo bintu bari buze kuba batwitirira. Bavuga turiya mukobwa ni ikigoryi mu giturage, niyo nkuru iraza kuba ihari ibaze kuba bashinze uriya mukobwa ngo ni ikigoryi. Umugore nawe bahise bakoza agati mu ntozi, atangira kuba yavuga tuzi ko ibyo bintu ntari nabitekereje. Kuki ibyo bintu ntari nabitekereje we? Ntabwo natekerezaga ko nibaza kubyumva, ariko bari buze kuba bavuga ese kuki nane nagoswe we? Gute nane nagoswe hejuru y'amafaranga yanjye yose natakaje arenga amayuwani 200,000, ndimo ndagerageza kugira ngo umukobwa akore ubukwe, none inkaba agiye kuba yavayo atayagaruje. Unyumvira abandi ibintu barimo baratekereza. Umukobwa yaje yirukanka cyane ati kubera iki murimo muramfata gutyo? Murimo muramfata nkaho ndi igicuruzwa? Njye se mwarancoye ngo muzunguke, cyangwa se mwarancoye ngo mungurishe ngewe? Umukobwa niko nyine yaje atangira kuba yaburana. Musaza we nawe atangira kuba yahaguruka agatangira ati gute wowe ibyo bintu ari byo bintu bikuraje inshinga? Urabona ukuntu urimo uraza wigaragura, ni iki kintu se kizima wakoze? Watetse se? Sibye kuba waza wirukanka cyane urimo uraririra aha ngaha, ni ikihe kintu kindi kizima wakoze usibye kuba wakiriza aho ngaho? Ariko umukobwa disi yatangiye kuba yareba, akareba umuryango we bameze nkaho barimo baramutererana. Na mama we yahise ahaguruka akamubwira ati niko wanga we, umva nkubwire ngiye ikintu ngiye kuba nakubwira unyumve neza.
ugiye kuba wasubira kwa Ziyanga nonaha. Basi wenda mu gihe nzaba ninjije nka miliyoni 2 nibwo nzaba mvuga ati miliyoni 2 zabonetse, umusaza wamaje kuba yakuramo nk'inzu nawe amaje kuba yashyingirwa, nibwo wenda nzavuga ko ibihumbi byanjye 200 natanze byungutse. Umukobwa agatangira ati se kubera iki? Ntago ndi bugiye undi akamubwira ati iki urushyi rwiza cyane barumucanzemo kugira ngo anabe yashyira akenge ku gihe, akamubwira ati nutaramuka usubiye kwa Ziyanga ndagira ngo mbe nakubwira ati umuryango wacu nta kintu na kimwe tuzigera tugufasha habe na gatoya, nta kintu na kimwe urahita uturongera uve mu muryango wacu. Umukobwa nicyo kintu bamubwiye. Umukobwa nawe yese avuga ati ndagiye ariko mumenye ko muzicuza bino bintu mukoze. Ngiye ndagiye ariko mumenye ko muzicuza ibi bintu mukoze. Umukobwa niko yese yirukanka arigendera. Mbese umuryango w'ikintu bamutezeho ni business, nta bintu byinshi ibamutezemo nyine kumukuramwo inyungu, ngo basi mu gihe mama atazaba abonye miliyoni 2 ngo basi na musaza we akaba yabona n'akazu. Ubwo ni ukuvuga ngo ibihumbi 200 bye bizabipfuye ubusa, yamutaye harimo aramutegurira ubukwe. Ubwo abandi niko batangiye ko bavuga turi murareba ukuntu Miss ye yambaye neza, mbega. Ubwo ni mama nyine w'uno musore yatangiye kuba yavuga ati nukurura mukobwa kumushora amafaranga ntago waba uyataye rwose, uve kuri kiriya gicupuri. Mwakundanaga nyine ukamenya ko bano bo biteguye kuba bahombura mukobwa. Yatangiye kuba yavuga ati aya amahirwe muhungu wanjye ubonye, aya mahirwe naya hatari ugiye kuba wabona rwose uriya mukobwa ni hatari. Undi akamubwira ati se yigo mama, undi ati cyane mwana wanjye, ahubwo gira vuba vuba ukore divorce na Jini, igira vuba vuba ukore divorce n'uriya mugore, none duhite dukora ubukwe na Miss ye, nibyo bintu bisigaye biraba ari byiza cyane. Ubwo n'undi nawe agatangira ati mama ibyo ngibyo kubita imfubyi uyibwiriza kurira. Undi nawe agatangira ati umwana wanjye arakomeye nakataraboneka ni ikitabashwa. Tayari bakira aho ngaho bumvisha barimo barakomanga. Bahise batangira kuba bakibaza tuwo ninde uri aho hanze, uwo ninde. Tayari dore nyine ba bagabo twabonye bari hanze baje barimo barasuhuza cyane, batangira kubavuga ati twebwe duturutse muri groupe cyangwa se muri company ya ye, rero tuturutse mu muryango wa ye, twari tuje kuba twareba umukobwa cyangwa se Miss ye. Undi agatangira kuba yamubwira ati yagiye nawe uri aha ngaha, yerekeye. Ubwo niko umugabo nyine yabyumvishije, ariko ariyumvira atangira kuba yavuga ati okay, ndimo ndabyumva nk'uko bivuze. Ubwo ariko agiye kuba yagenda, yabanjije ahita akurayo nyine yaka uwo bari kumwe, aramubwira ati ngiyi ni ikarita rero urimo urabona aha ngaha, cyangwa ni business card. Nihagira ikintu uri buze kuba wamenya nagaruka cyangwa se naramuka agarutse igihe ari bugarukire, waza kuba watumenyesha nta kibazo, cyangwa se ukaba wamuhereza akaba yatuvugisha. Akira. Ubwo niko yamuhaye ikarita, atangira kuba yamubwira tuze kuba watumenyesha tuvugishe naramuka agarutse. Ubwo niko nyine yahise amukubita business card yiwe gake tayari pole. Ahita atangira kuba yavuga ati kandi murabeho. Na mama w'umusore ati bye ngona bye. Ubwo niko bagiye gake na mama w'umusore nawe yisahaguruka pole gake. Umusore nawe nuko nguko yari arimo arareba business card na mama yarahagurutse. Bose batangira kuba bayirebanaho gake batangira kuba bayirebanaho. Dore mama w'umusore agatangira kuba yareba ati reba ngo ye groupe. Ubwo nyine niko yayirebye aritegereza, batangira kuba bavuga ati none mama we yatangiye kuba yagira urujijo, akavuga ati musore wanjye ibi bintu urimo urabyumva biri mwaha hagati y'ibi ngibi, none se ubu ngubu wabyumva turamutse umenye ko uriya mukobwa Miss ye aturuka mu muryango w'abakire, ibyo bintu wabyumva ute cyangwa se wabyakira gute? Ubwo niko batangiye kuba bazana ubwenge bwinshi bano, bagatangira ati iki ibyo bintu se byaba ari byo? Dore mama gutangira kuba yaseka ati ibyo bintu bishobora kuba ari ibyanyabyo, urumva ko yaba ari amahirwe meza cyangwa se yaba ari amahirwe aje? Agatangira ati mwana wanjye we turakize. Dore umusore nawe yagaruye akenge, atangira kuba yavuga ati mama nibyo se cyangwa urimo uratibya? Dore bose bagatangira kuba batwenga, dore gutangira kuba batwenga
idore gutangira kuba batwenga bino bintu ntumbaze ngo biraza kuba byahisha iki cyangwa bigahishura iki. Ngereka nkubwira tereka ngasoreza ahangaha. Nk'ibisanzwe murabizi neza ntitujya dutangira episode ya kabiri tutari twamenya neza niba iya mbere twayikunze. Ibwa ka episode ka mbere mukabonye mwandike muri comment, imiriro ni myinshi cyane muvuga ati dukomeza ka kabiri. Niba atari na nziza mutubwire dukomeze, indi nta kibazo kuko ibyifuzo byanyu tubishyira mu bikorwa. Ndinde wo kuba nabahereza ibintu mudashaka, mbakubita ibintu mushaka pana kubahereza ibintu mudashaka. Reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse yagushimishije. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace buriya se nimwe muri buze kuba mwabihitamo, niba mugashaka mutanagashaka nyine mutubwire, nta birenze nta kintu bitwaye. Buriya biba byiza umenyesheje umuntu apana kubasukamwe ibintu mutari buze kuba mwakunda. Tugire vuba vuba muri comment tumenye ukuntu tubyaranja tubigenza. Bye bye, ndabakunda cyane. Ciao ciao.